yawusenyeye si wowe abahanga bahawe umutungo ngo bagutunganyirize ubuturo uturemo udateye abaturanyi udutunguye ute udutabira amazu. Mbwira rero ikintu ukundira perezida. Yaravuze ngo igihugu cyacu ni gito, niyo mpamvu umuriro wakiye tuwusangayo tukawuzimirizayo. Murumva atari umutaka ukingira abanyarwanda twese imvura y'amahindu. Yes, nanone twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mushima Imana. Abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda mwese ni mukomere, kandi abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi mudukunda, by'umwihariko n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda muri mu mahanga, mwese tubakire ku Mwana TV kandi mugubwe neza. Reka nongere mbwira ababyeyi, nimba utarafunguza konte y'umwana wawe muri Ejo Heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, kandi gufunguza konte ni ibintu byoroshye. Ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte ni y'agaciro cyane, niyo kuzigamira umwana wawe ejo ibintu bikazagenda neza cyane, ubuzima bw'abana bawe bukazagenda neza. Yes, ndi kumwe n'umwari mwiza mutemba shyushyu mutereka amata ruhanganye ubuhanga bwiza budashirirora. Mukobwa wa umeze neza? Yego cyane. Wariye se? Yego. Ufite kamurare? Tugiye kuganira umeze neza, wumva rwose uri mu mwuka kabisa, umeze neza? Yego. Nabibonye ko abantu bari buze kugukunda cyane. Umwana mwiza, navuze ngo uri mutemba shyushyu, uri mutereka amaturi ruhanganye ubuhanga. Wabyumvise? Yego. Uruhanga ni iki kwanza? Uruhanga ni iki? Agahanga. Icyo uragitsinze 100%. Yes, umeze neza? Ngaho banza wibwira abadukurikiye, noye kukuvuga kandi uhibereye, numve ko unabishoboye. Witwa nde? Twakiye Ingabire Floriane. Inde? Twakiye Ingabire Floriane. Twakiriye Ingabire Floriane. Komeza umbwira imyirondoro yawe yose. Nge mfite imyaka 5. Ego, kari kagusobwe. Papa wanjye yitwa Mberaga Tarisisi, mama wanjye yitwa Nyirandikimana Brandine. Wow. Uri n'umunyeshuri? Nakubonye wiga he? Kuri Joyful Nursery School. Ko mana, ese uracyari mu binyoni bebe? Oya. Uri muri gardienne mama mu ncuke.
Wow, uyu niwe tugiye kuganira. Murabizi ko mu Rwanda dufite abana benshi bamaze kubaka izina. Harimo abo twavuga ba Gasikiri, ba Fabrice, ba Beni, ba Bwenge, ba Delphine, ba Queen, utubebe twinshi cyane kandi twiza dukora ibyiza bikabashimisha. Uyu we twamusanze mu karere ka Rubavu, umujyi wa Gisenyi, umwana wo ku mazi. Suro ku mazi ra? Suro ku mazi? Yego. Aro ku mazi. Ndabizi ro ku mazi. Yes. Uyu niwe twasanze hano. Murabizi ko kano karere mu bihe bishize kahuye n'icyorezo gikomeye cy'imvura yateye kano karere. Mu by'ukuri n'imvura yaje iteye ubwoba ihitana ubuzima bwa benshi, yangiza byinshi cyane ku buryo n'igihugu cyarahagurutse kuva kuri perezida wa repubulika kugera ku nzego zose z'igihugu kugira ngo byibura abaturage ba kano karere batabarwe. Nyuma rero yo kubona bino nk'uko twagiye tubibereka mu buryo butandukanye, twaje kugira gutya noneho tubona impano yigendera. Uyu mwana afite ibigwi turi buze kugenda tuganiraho nawe cyane cyane. Reka mbabwire ko ari umwana w'umunyempano, abafite ubukwe mushobora kuzamutumira, ibyo turaza kubigarukaho. Ikindi cya kabiri ni uko uyu mwana ari umuhanzi, ni muto ariko ni umuhanzi cyane ko mu bintu bigaragara ejo azavamo umuntu ukomeye. Impamvu ni iyihe tugiye kuvugaho? Uyu mwana nagize gutya mbona akavideo ke ariho avuga uyu mugezi wa Sebeya, cyane ko ari umugezi warenze inkombe wangiza byinshi abatuye muri kano gace. Muganiriye nabo nibyo mwagiye mubona ku bitangazamakuru bitandukanye, biteye intimba n'agahinda. Uyu mupeti rero niyo tugiye kuganira. Niko mukobwa wa? Aha, tugiye kuganira, sibyo? Kano karere ka Rubavu ariko dutuyemo ibintu bibi byakabayemwo, nawe uzi wamenye uri umwana, ni ibihe? Sebeya niyo yaduteye. Byagenze gute? Sebeya mama yarambyukije arambwira ngo Sebeya yaduteye, ngo byuka amazi atakugeraho. Nyine twebwe ni ko inzu yarokotse, nyine natwe tubaho cyo. Ariko Sebeya turasaba inzego zidufashe, abaturage bimutse bongere kugaruka muri uyu murenge, bongere kugarukamo. Uvuze Sebeya, nibuka ko hari abana batari buze kumenya ngo Sebeya ni igiki. Basobanurire Sebeya ni igiki. Ni umugezi. Ni umugezi unyuramo amazi menshi. Hari icyo wayitubwiraho se Sebeya? Ayibabwiraho. Sebeya udusenyeye, si wowe abahanga bahawe umutungo ngo bagutunganyirize ubuturo uturemo, udateye abaturanyi. Udutunguye ute udutabira amazu? Iki cyayi ucikanye cyakishwaga mu ruganda ugandaguye rukagisakaza hose, ndetse no mu cyaro cy'Amerika ikadukamira amadovize. None Sebeya usenyeye abasaza, ubasasira isayo, utuje abato ahadutera umusonga. Wabona uri intumwa ku batuye isi batunze umutima utabara, ngo batubonere ubuturo utazongera gutaba. Wabona waratumwe ku bahanga udushya ngo basubire mu masomo yabo, ngo bakumenere umuturage. Ye baba we, iyi Sebeya muri kumva uburyo uyu mwana ari kuyivuga. Reka tuvuge ko ari umwana, biragora guhita ubyumva, ariko nanone binabaye byiza message y'umwana wayumva. Arayivuze, nushaka video nimba uri kuyireba usubize inyuma wumve uko ayivuze. Tukigera hano yadutembereje, aravuga ati muze mbereke iyo Sebeya mbabwira. Mubanze murebe tugeze kuri uyu mugezi wa Sebeya uko umwana yagize gute yayitubwiye, ariko yarakaye cyane. Sebeya udusenyeye, si wowe abahanga bahawe umutungo ngo bagutunganyirize ubuturo uturemo, udateye abaturanyi.
udutunguye ute udutabira amazu, iki cyayi ucikanye cyakishwaga mu ruganda ugandaguye rukagisakaza hose ndetse no mu cyaro cy'Amerika ikadukamira amadovize. None se be usenyeye abasaza ubasasira isayo utuje abato ahadutera umusonga. Wabona uri n'umwe ku batuye isi batunze umutima utabara ngo bakubonere ubuturu utazongera gutaba. Wabona waratumwe ku bahanga udushya ngo basubire mu masomo yabo ngo bakubonere umuti urambye. ngira ngo mumaze kubibona. Turagarutse ukobwa wa Sebe yarakubabaje ushobora kutazabyibagirwa. Ntabwo uzabyibagirwa. None se reka turebe rero, kandi uburyo bwose wambwiye ukuntu mama yakubyukije kubera ko Sebe yari yamaze kugera hano mutuye, muza kuva mu nzu muragenda murahunga muyivamo, kandi wavuze uti hari abaturage benshi yasenyeye ibyabo, hari aho uvuze utabana Sebe yagiye kubatuzaho yabateza umusonga. None se hari inzego z'ubuyobozi wigeze ubona ziza guhumuriza abaturage? Yego naraziho. Urugero nk'izihe nzego mu nzego z'igihugu? Ndashaka kumbwira inzego wabonye rwose ukumva biragushimishije. Ni izihe? Perezida wa Repubulika. Waramubonye? Waramubonye? Akumuvuze neza nk'umukunda. Yego. Umuvuze neza nk'umukunda perezida, sibyo? Uramukunda? Si ubwo umukundira iki? Cyane. Mbwira rero ikintu ukundira perezida. Yaravuze ngo igihugu cyacu ni gito, niyo mpamvu umuriro wakiye tuwusangayo tukawuzimirizayo. Murumva atari umutaka ukingira abanyarwanda twese imvura y'amahindu. Ndikanze. Oyasubiramo ngo perezida umukundira iki? Yaravuze ngo igihugu cyacu ni gito, niyo mpamvu umuriro wakiye tuwusangayo tukawuzimirizayo. Murumva atari umutaka ukingira abanyarwanda twese imvura y'amahindu. Icyo ni cyo umukundira. Nguhaye amashyi gira gutya. Ndagukunze gira gutya guys. Usiko ako kantu rero ni ukuri kabaye top. Aho umuriro wakiye. Aho umuriro wakiye tuwusangeyo tuwuzimirize. Ariko rwose nta bintu byo kuvuga ngo umuriro uzi wacu, ahubwo tuwusangeyo tuwuzimirizeyo. Ndagukunze. Uri umuhanga ariko uraniga muri make. Ubwo bisobanuye ko wiga Kamembe. Wiga he? Kuri Joyful Nursery School. Wow. Ngaho tubwire icyo kigo cyawe wigaho, ibyo ukiziho ni ibiki? Joyful wazigiye nazengurutse gira yahiriwe no kubyara njyana no mu kaniga katanigana ijambo, numva ababyeyi baganya bati kwihinga rigeze izicuke turazicunga dute n'imirimo, ntimugane Joyful yafukuye iriba incishamo icuke ndetse n'izacukiranye mu cyumweru zikaba zizi kuvuga bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Nizacukiranye. Ariko uyu mwana uri umuhanga, iri jambo barisesengure. Nizacukiranye. Mu cyumweru kimwe zikaba zizi kuvuga ngo bonjour. Mukobwa wacu, mukobwa udasanzwe kabisa. Ya. Ariko se reka dusubire inyuma gatoya twiganirire. Ubwo tugiye kongera gusubira inyuma. Sibyo gatoya. Imvura yaraguye, mama arakubyukije. Wari uri mu bitotsi byinshi cyane, sibyo? Ndashaka undebe ariko. Huguka undebe kugira ngo abadukurikiye bakubone neza. Mama yarakubyukije arakubwira ngo imvura yaguye. Sibyo? Icyo joro
wabyakiriye gute mama kubyukije mu buriri washyuhiwe umeze neza? Mbwira ukuntu byagenze byose. mama yarambyukije ngo Sebeya yaduteye mu gitondo nyine ndabyuka noneho mama arambyutsa noneho amaze kumbyutsa arambwira ngo byuka Sebeya imvura yaguye nyinshi nijoro ubu amazu ari kugwa byuka inzu itakugwaho. Ntabwo mwari mwararanye? Ntabwo twari twararanye. Mbese mu gitondo hari ubwo wigeze ujya ku ishuri? Oya, ntabwo nigeze njya ku ishuri. Wamaze iminsi utajyayo? Narindi gutabara abana. Iyo baba we wari uri gutabara abana bagenzi bawe? Yego disi, reka abana bose babuze ubuzima Imana ibagirire neza n'ababyeyi, nimba mukiriho mwihangana, babuze abantu muri rusange mukomere kandi mu ijoro hari Imana. Hanyuma bebe ongera ubanze ubwire abantu aya mazina yawe nanone. Ngo witwa? Twakingabire Floriane. Twakingabire. Mfite imyaka 5. Yego. Nkaba niga kuri karagashuri. Kuri karagashuri? Ku gashuri? Agashuri kitwa J4. Kitwa J4. Yego. Ariko ngo ni agashuri kameze neza, gatyaza abana rwose ugasanga ubwenge bumeze neza. Niko nanjye meze. Nikomeza uratyaye rwose. Noneho rero nigeze kubwira abantu ko uri umusizi, ukunda kugenda mu bukwe ugataramira abageni, ukunda gutaha ubukwe cyane. Yego. Nasi utashye ubukwe bundi ni iki ukoramo? Uririmbira abageni, uvuza ingoma, urabyina, urahamiriza uba wambaye amayugi, urateka, utwara imodoka, uradekora, ukora keke. Mbwira ikintu ukora mu bukwe wowe. Ni ukuririmba. Ibyo byose wowe wahisemo kuririmba? Usara turirimba uzitwa mu bukwe turyoshye, ushobora kuvuga uti nibyo nshoboye. Nibyo wishoboreye. Ngaho kubita akaririmbo rwose ko mu bukwe keza uzi. Twumve ndakureka twagiye. Nyabusa amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, hadutwaye uw'ingenzi bakobwa, haduteye agahinda. Mbe asuma wacu, mbe imyico myiza sibira rimwe. Mbe asuma wacu, mbe imyico myiza sibira rimwe. Hiye mumburize, hiye ni mumumburize babyeyi, hiye ni mumumburize bakobwa. Wow! Burya ya ndirimbo na wa mwana arayizi, ya ndirimbo yahogoje benshi, ya ndirimbo wa mwana arayizi. Nuko ndi gatoya ndiza abageni. Nubwo uri gato? Ndiza. Subira mu iryo jambo uvuze ngo iki? Nubwo ndi muto ndiza abageni. Nubwo uri muto uriza abageni bakarira cyane, amarira akaza, abagabo babo bakabahoza ukabona bari kubahanagura. Ye baba we. Yego, uri umwana mwiza. Ngira ngo uyu mwana muri kumwumva ko ni imwe mu mpano dushobora kurera, ndetse ngira ngo izi mboga zacu nkoranyambaga mu by'ukuri zoroshya ibintu byinshi. Reka mbwire abanyamakuru mwese mukunda abana cyane, ni ukuri kuza mu gasapotinga uyu mwana ni ibintu by'agaciro. Mu magambo make, murabizi ko ejo h'igihugu cyacu ni aba bana nk'uko tubyifuza. Murumva ko ari umwana ufite akazoza, mu Kirundi niko babivuga, afite intumbero nziza. Turamutse iyi mpano ye tukoze ku buryo tuyisigasira, ubuzima bw'uyu mwana ndetse n'abandi bamukikije muri kano gace, ndetse n'abandi bana muri rusange, kuko ashobora kuba urumuri rw'abandi bana. Ngira ngo
imvugo ye uburyo Sebeya yayivuze, reka tubigereranye. Murabizi tugira ibihangano bigenda bivuga ku bikorwa runaka ibyagiye bitugwiririra kandi buba ari uburyo bwo kubaka imitima ya benshi. Uyu mwana yatekereje kuri Sebeya wenda ku batayizi ni umugezi munini uri muri kano karere ka Rubavu, ukaba ari umugezi benshi ubwo kera umuntu yajyaga nagutuka ngo urakanywa Sebeya, wenda uwo mugani abantu barawuzi, ngo urakanywa Sebeya cyabaga ari nk'igitutsi. Iyo umuntu yakubwiraga ngo urakanywa Sebeya ni uko wabaga wamurakaje, ariko nawe afite ubwo burakari bwo kuba yakunywesha Sebeya. Uyu mugezi wa Sebeya rero mu minsi ishize twavuga ko wakoze amateka ku gihugu cyacu, by'umwihariko kano karere ka Rubavu, usenya byinshi, ubuzima bw'abaturage burahatakarira. Inzego z'igihugu zirahaguruka kuva ku rwego rw'ubuyobozi bw'ibanze kugera ku rwego rw'igihugu. Mwarabibonye ko Perezida wa Repubulika n'izindi nzego bafatanya zageze muri kano gace. Uyu mwana n'umwe mu bana twavuga ko ari we wa mbere usohoye igihangano kuri uyu mugezi wa Sebeya, nyuma y'uko aya marorerwa abaye ku gihugu cyacu. Ngira ngo aya mashusho turi kuvugiramo muri kuyabona ari kuri uyu mugezi, ariho arasobanura ibya Sebeya. Reka mbabwire ko mu by'ukuri burya ngo igiti kigororwa kikiri gito. Uyu mwana twamufasha, twamusapotinga, si ngombwa ngo uzane amafaranga, zana mikoro wicarane n'uyu mwana, ntumujyane mu bindi, umubaze ibigwi bye, muganire niba hari imivugo ategura, niba hari ubundi buzima runaka bushobora kuzamufasha mu buryo bwose butandukanye, tumuzamure ajye no muri timu y'abandi bana hano mu Rwanda bamaze kwigarurira imitima ya benshi. Tugiye kubasezeraho, ariko ndatekereza ko tutabasezeraho atongeye ngo baririmbira kandi karirimbo keza yiyumvamo. Ugiye kugatekereza wiyumvamo, cyangwa se reka tubigenze gutya. Siyo mukobwa we, ndashaka unyibwirira umuhanzi wo mu Rwanda wikundira, ugakunda n'ibihangano bye, indirimbo ze urahita unandirimbiraho. Ninde? Chrisis. Kubita akaririmbo ke dusoze. Sheri wanjye Dia, ndagukunda Dia, abandi bange Dia, tujyane muri deni. Sheri wanjye Dia, ndagukunda Dia, abandi bange Dia, tujyane muri deni. Wanta chuna bati, oshimuri ma crazy, firemurani sati, osheli. Merci. Reka mbwire uyu mujene, burya harugera ikirenge mu cyawe nshuti yanjye. Uyu mwari urumva ko inganzo yawe arayumva, yarayimize neza kuko agukunda. Ndizera ko nawe uri umwe mu bantu bashobora kumusapotinga, by'umwihariko nimba iri jwi ry'umwana TV rikugezeho, burya hari ugukunda, harugera ikirenge mu cyawe. Nabibabwiye ko uyu mwana ari umuhanga kandi mwamaze kumwumva. Mu by'ukuri nimba wifuza gusapotinga uyu mwana, mwabyumvise, ashobora kugusohorera umugeni, ugakuririmbira, ukarira, ugahogora. Ubwo nyine nicyo cyamuzanye. Ikindi ashaka kwandika imivugo, akagenda avuga ku byiza bikikije igihugu cyacu n'ibibi akabivuga, kugira ngo abagomba kubyirinda babyirinde. Ni byinshi koko mwamaze kubyumva. Tugiye kumusezeraho, ariko mbibutsa ko nimba umushaka, nabyifuje kubyamamariza. Abifurije ko kubamamariza. Nabifuza ko babamamariza. Oya, ko kantu gasubiremo. Nabifuza ko nabamamariza. Wabamamariza ibikorwa byabo ukabyamamaza. Nta handi mwasanga iduka ryiza ricuruza amatelefone usibye muri uyu mujyi wa Rubavu kwa runaka. Ndi tayari. Uri tayari? Uri tayari? Uri tayari kubamamariza? Okay. Yes. Uva koda aragwira kaisa wakumera ifi. Jewe yego sha, ako gafi bakazane nka menaguri. Sawa rero turagushimiye, uri umwana mwiza, turagushimiye cyane byimva mutima. Abashaka kuzajya baguhamagara kuri telefone za famiye, mukuru wawe cyangwa se mama, bazahitamo uwo bashaka. Yego.
sibyo? ndasuhuza Valence papi ese twari tugiye udashuhuje na Yago. ugiye gusuhuza nde nande twumve twatangira ubambwire. Na Brian uwa mbere ninde? papi. uwa mbere ni papi, kabiri Yago, gatatu Brian na Bruce Melody. na Bruce Melody. Rutaha iki? Iwacu. Itaha iwacu. Azataha iwanyu sibyo? Sibyo? Uramukunda cyane Rais? Uramwemera cyane? sava. Yego, abo basitari bose ni inshuti zawe kandi uri umwana mwiza. Nawe uzaba umusitari? Yego. Uzaba umusitari kandi uri muto. Sibyo se? Byandagiye. Byarangiye. Byarangiye. Kuva uri ku Mwana TV byarangiye. Ariko usanzwe uri nawe. Nge nakubonye uri icyamamare. Inshuti yanjye, tugusezere. Yego. Tugusezere kandi urakoze, Imana iguha umugisha. Yego. Yego. Namwe. Urakoze cyane. Turabasezeye, mugubwe neza. Hanyuma uyu mwana niba umushaka twashyizeho nimero ya telefone barakwitaba. Nabo mu nzu y'iwabo neza, ntabwo ari kure, ntuzajya kubaririza ngo uwo mwana n'uwa hehe, ni mu nzu y'iwabo neza. Bazakwitaba, gusa ntuzahamagare nyine ugiye kuderanja, uzahamagara ufite intego. Yego, byiza cyane. Ushobora no kubandikira kuri WhatsApp bagusubiza mukaganira. Abanyamakuru ni karibu, nta kiguzi, nukuza hano kaganira n'umwana, nta uzakwishyuza, nta uzagira gute. Ubwo wenda ndatekereza ko mwese mugiye kugubwa neza. Bazazane Didos. Bazazane Didos. Ahubwo Didos uzabamamariza. Nakuvumbuye. Yes. Urakoze. Yego. Turabashimiye namwe inshuti zacu z'akadasohoka bakunzi b'Umwana TV. Umwana yanabasezeye ati mugire amahoro y'Imana kandi mumererwe neza cyane. Yubitse umutwe mu rwego rwo kubashimira. Ikindi nababwira nuko mugomba kuzirikana ko impano z'abana ni twebwe abantu bakuru zireba, ni twebwe tugomba kuzisapotinga ibintu bikagenda neza. Reka mfata aka kanya nshimire mwese mwadukurikiye kandi n'ukuri muri inshuti zacu z'akadasohoka. Ababuza ababo muri Sebeya yisha abantu benshi ikangiza n'ibyabo, nimukomere, mufite igihugu murabizi, kirabakunda. Ngira ngo uko bimeze kose uzagenda bucyana ayandi.